they will be successful in all the games they are going to compete with others. And also we commit their families into your hands from where they come. Waguma amagaraga wagabonire kandi inamani kongo kuzana nikitumana n'ubwenge bwo bwakura nikituma waba ebo kukuriye creative kugera wahangahangaho n'ubwenge bwo bwakura abo kugira ngo ryo muzana abazani nitubangwira kutandikaho business kandi bakagikora nicyo bangwira kwebembera aho ibintu byone bitugamba mu kwebembera team waka team spirit nibirwo mu teams ezabazani so nicyo kwebera namwe n'abembezi bitwa bamwe Guild Speaker, Deputy Guild Speaker, and ministers n'abazani. Ako mubwebembezi nugera no kuzana. Twetebekanise umurego wo kugira ngo twinamane kandi tuhura kugira na performance y'itubintu iterekire mu University Football League. Ni timu yitebonire kandi ubuteheruka umugeze mpaka za house tukahendera umwanya gwa quarter finals and right now nsubira kugira ngo tuzakongeraho kurugera itwakomere Sima Mnonga University abo mutomuji itwe nkabeji kandi abazani ba university nthamya ngo ntukukora je Mnonga compared to the previous year in 2023 performance ite kabeji hansi Mnonga so kugira university okwe facilitate ngire okwe tuberireho ka top management nitusubira kugira ngo we are going to have the best